ngire ku bantu mwitiza ibintu by'abandi ngaho garuka ariko wagiye waseriye ndi seriye ni he ntari seriye sindi kuvuga ibintu byababayeho cyokoze njyawe ikintu ntakoreshaga ni Tigo pe nakoreshaga Airtel cyangwa Tigo ku mamega gusa MTN nkayikoresha ngiye kuvugisha abantu umbishe abantu rero mukoresha Airtel mukomere cyane abakoresha Tigo nako MTN mwese mukomere ndabasuhuje amakuru nizere ko mutari gukoresha utumega twa saa sita nibura mwisubiyeho sha mukabakire ntimuzaye munsi byasha mujye mugura utumega ntacyo dutwaye utumega twijana ubusigaye batanga amajiga ariko we mega zijana ubuzigeze kurangahe nako mega zijana zigeze ku mamega angahe nge kuri Airtel ugura amamega ya 200 bagatagwa amajiga nka 80 iyo uzakoresha umwaka wose ntazibaho ego ibintu byose byarahenze bigira no ku mamega ego mana isi nijoro ntago zikibaho sha umba kareka mu abatindi nta kitarahenze ngongo iki ubu sisigazira kurangahe amamega heze agira kuri 500 kuzamura 500 kuzamura Yesu Kristo yampaye ari uziko ntaheruka mu Rwanda we nje mperuka tugura amamega y'ijana bakagwajiga imwe wagura amamega 200 bakagwajiga 3 none 500 yabaga ari special y'icyumweru arakumaza icyumweru none igihumbi ariko ari ukwezi ukana wifi n'abaturanyi 500 nijige imwe ego niko sha mwimuke mujya muri Kenya cyangwa muri Uganda ego mana ese nijoro naho bigeze aya make uyu munsi ni aya make y'umunsi ni 2,000 ego mana ese ni umva rero muve ku matikitoki muve ku ma YouTube mujya kuyagura ibirayi ndumva ko aho kugura ngo ugura amamega wagura ikiro cy'ibirayi hanyuma si ikiro cy'ibirayi cyo kigeze kurangaye komeruka ndiyo ngiye kiri kuri 400 kigeze kurangaye hakwamugana tuganira sha ntago meruka ibintu byo mu Rwanda ikiro cy'ibirayi navuye kigura 400 ubu kigeze kurangaye 600 cyo ndumva kitari yongeye ntago kiyongeye cyane 800 icyabiri ego ni kigeze kuri 2 ku cyabiri hanyuma se ibishyimbo ndumva ibirayi byo wenda ntago byiyongeye ngo bikabye ibishyimbo bigeze kurangaye ikiro navuye ari nk'icyabiri ahari navuye ari nk'icyabiri ibishyimbo nibyo byahendaga inyama nangahe 7,000 mutangira murya imbwa z'abaturanyi rero mutangira muzatake inyama 7,000 iroti oya ubwi 7,000 nizirimo amagufa ubwi iroti igeze ku 15 Yesu we mironko y'ibishyimbo ni 3,000 ewe gatata we umba indege kansori oya sinkije oya da reka da shwi ego ngwiki imvange 7,000 hanyuma iroti igeze kuranga 18,000 ego ngwiki hayeberwa impamvu mwahorose mama ingora tamufite imvano hayeberwa impamvu mutakibyibushye nayo ibiryo byarahenze ariko uhasanga niba ibiryo byarahenze bivuze ngo mwabonye n'akazi n'abasanzwe bafite akazi amafaranga ariyongeye si byo sera iyo ibintu byahenze leta yongera n'umushahara si byose iroti 9,000 ego rahira iroti igeze ku 9,000 navuye ngiyo iroti iri kugura 3,000 hari aho twanayiguraga 2,500 iroti noneho burusheti ari 500 iri utuntu nka 5 burusheti nini iri igura 700 none ubu ngubu burusheti igeze nko kuri 2 ego baraizire niko umba aha ndumvi ina ahubwo no bihendutse ina niba bihendutse none subwo ubwo inzoga zo none ibiryo bigeze aho inzoga zo zigeze kurangaye agapeti kageze kurangaye bwabo peti umwe bagura ugeze kurangaye agapeti gatoya pana kimwe kinini gatoya kamwe kagura gasenyisa 3,000 ego
Yesu w'i Nazareti mama nkaberwa impamvu ntago nkibona amavideo y'abantu bari kurwana ahangaha barabafatishije ariko abasinzi niyo bazishira ku 10,000 mwe murangwa ntibamwitaye ku mafaranga inzoga zo niyo zagera kuri miliyoni banza mwagurisha n'inza ariko mukanywa tu agapeti ni 5 ngo iki hanyuma se inini kimwe kinini cya mubimba kimwe abagore kimwe kinini kimwe cya primus kimwe ngugatura imibe nkuru kugira kimwe kinini cya primus kigura ngahe 2 3 ariko sha bigura bitandukanye bitewe naho mutuye haraho ndi kuvuga ngo 2,500 2 3 kigurumbi 3 icupa rimwe risigara 3,000 Mperuki iyo ngiyo ikese ari 7,000 ikese ya mitsingi zirantoya oya ya inka 13 hafa ni 13 none naho bigeze none nkayoberwa impamvu rata mwahorose inyama yarahenze inyama zirahenda ubu muri kurya iki bikimbo nabyo ko bihenze muri kurya ubugari bwo buhora buhendutse ubugari bugeze kurangahe ubugari ko meruka bwari n'ubuhari hafu buna ahubwo ubumwe bw'ikivunde muri kurya ibigori ibigori byo ntibijya bizamuka ngo binamanukire kada bihora kuri 400 ubugari ni 1,000 yampaye inka data ngo sha umva rero mugende mujye kwahira za dodo zera kuri wese zimwe za kimeza zimwe zitumbagaye z'ubuntu muzihekenye murishe nk'ihene kuko niba utari umukire ewana wasigaye wapfuye karabaye twagushinguye kuko numva ibintu byarahenze navuye iyo ngiyo ikiro cy'ibishyimbo ari 800 navuye iyo ngiyo ubugari ikiro ari 400 inuza ubugari ari 400 hafi 500 hafi aho ibirayi ari 400 none ibirayi byageze ku cyangahe inyama zigira ku 7,000 byikubye 3 hanyuma se niba inyama igeze kuri 7,500 ubwo inka igeze kuri angahe inka yose kugura nk'inka yose mwe ntabwo mwabimenya murabatindi nizo mwana mufite mwarazigurishije kinigi ni 650 ibirayi ariko amagana ubanza ntabwo byapfa guhenduka nako ntabwo bijya bihenda cyane ntabwo bijya bihenda ego nje navuye iyo ngiyo ku bihumbi byawe 25 wamara ukwezi kose rwose urukurya 25 byamaraga ukwezi ndi kubirya rwose 25 none ubu ngubu 25 ni umunsi umwe harababitsemba mu munsi umwe sha umbaga mabwire mugende mushaka akazi nimutagashaka murapfuye mugiye kwahira mugiye gutangira kurya ibyatsi ni ubuntu ariko sinzi impamvu mwitumbagije ngo mujye ngo Imana mwitumbagije